Ico kandi tugusubije mu mateka burya igihugu cya Norvège kigeze kumara imyaka igera kuri 5 kiyobowe na guverinoma iri mu buhungiro. Hari byinshi rero byihariye by'iki gihugu ubusanzwe kinatangirwamo buri gihe ibihembo by'abaharaniye amahoro ku isi byitiriwe Nobel. Ibi bihembo bikaba bizwi nka Prix Nobel. Ibindi reka birwa Gakuba Prudence bitugezeho mu gice twahariye twamenya. Iki ni igihugu kihagazeho mu ngeri zitandukanye ibigiye gitinyira mu ruhando mpuzamahanga nko mu bukungu ni icya gatandatu ku isi aho umusaruro mbumbe wacyo ubarirwa muri miliyoni 404 z'amadolari. Mu mwaka 2020 cyashyize ku mwanya wa 7 mu kurwanya ruswa, kikaba icya gatanu mu baturage bishimye ku isi. Mu mwaka 2021 kizwiho cyane gucukura no gutunganya gazi n'amavuta ku rwego rwo hejuru ku buryo gishyirwa ku mwanya wa gatatu mu byohereza mu mahanga gazi naturelle nyinshi nyuma ya Qatar iyoboye n'Uburusiya bwa kabiri. Abakizi neza bahamya ko ubukungu bwaho bwazamutse mu myaka itari ya kera kuko mbere y'ikinyejana cya 19 cyari ku rutonde rw'ibikennye cyane mu Burayi. Norvège ni ya 13 mu bihugu byiza cyane ku isi, ikaba ya 11 mu bifite ubuzima bwiza ndetse ni ya mbere ishyira mu bikorwa ingamba zo kurinda imihindagurikire y'ibihe. Aha hakaba hari byinshi bikunze kugarukwaho byihariye kuri icyo gihugu cyuboye n'umwami Herald wa gatanu ndetse na Elina Sulberg na minisitiri w'intebe. Urugero, inyoni yo mu bwoko bwa Moncheto yahawe izina rya Sir Nelson Val wa gatatu ifite ipeti rya brigadier mu ngabo zirinda umwami w'icyo gihugu. Iyifatwa nk'umutsindo mu bihe bitandukanye yahawe amapeti maze igenda izamurwa mu ntera ku buryo ubu igeze kujya brigadier yambitswe mu mwaka 2016. Yahawe amashimwe n'imidari byinshi kubera uko yigaragariza neza abashyitsi ikanarangwa n'imyitwarire myiza. Muri icyo gihugu kandi buri wese utuye muri Norvège umutungo we niyo rwaba ari urwembe ubugaragara mu ikoranabuhanga yo yinjiza ku mwaka n'umusoro yatangira. Ibyo bikorwa hagamijwe korohereza itangazamakuru kumenya bishyura imisoro myinshi n'abatunze agatubutse kurusha abandi. Binafasha kandi guhangana n'inyerezwa ry'imisoro kuko iyo hari uwishyura mike kandi ubutunzi bwe bwiyongera ku muvuduko icyo gihe atangira kwigwaho. Norvège kandi yayobowe imyaka 5 na guverinoma iri mu buhungiro hari mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose ubwo icyo gihugu cyafatwaga umwami Hakoni wari ugitwaye n'umuryango we. Abari bagize na guverinoma iyobowe na Johan n'abandi bayobozi bahahungiye mu Bwongereza bahamaze imyaka 5 ariho bakorera ndetse bategura neza uko bazagaruka guhangana n'Abadage, ariko noneho babifashijwemo n'Abongereza. Ikindi kirenze kuri iki, kuva mu mwaka w'1901 bihabwa abakozi b'indashyikirwa mu guharanira amahoro bitangirwa muri Norvège. Nawe urasobanukirwa neza impamvu Alfred Nobel wari umunyaswede ajya gutabaruka yasabye ko umutungo we wazakoreshwa hashimirwa abakozi bifitiye akamaro gakomeye rubanda, maze Nobel agahitamo ko cyazajya gitangirwa muri Norvège. Aha rubanza ari uko mu ntambara ebyiri z'isi yose zashyamiranyije ibihugu by'ibihangange ibidafite ubushobozi buhanitse bikagenda byiyunga ku mpande zihanganye bitewe n'urwo byifuza gushyigikira, ariko Norvège yo yatangaje ubugira kabiri ko nta ruhande na rumwe bogamiyeho. Ndi Berwa Gakuba Prudence tugusubije mu mateka burya igihugu cya Norvège kigeze kumara imyaka igera kuri 5 kiyobowe na guverinoma iri mu buhungiro. Hari byinshi rero byihariye by'iki gihugu ubusanzwe kinatangirwamo buri gihe ibihembo by'abaharaniye amahoro ku isi byitiriwe Nobel. Ibi bihembo bikaba bizwi nka Prix Nobel. Ibindi reka birwa Gakuba Prudence bitugezeho mu gice twahariye twamenya. Iki ni igihugu kihagazeho mu ngeri zitandukanye ibigiye gitinyira mu ruhando mpuzamahanga nko mu bukungu ni icya gatandatu ku isi aho umusaruro mbumbe wacyo ubarirwa muri miliyoni 404 z'amadolari. Mu mwaka 2020 cyashyize ku mwanya wa 7 mu kurwanya ruswa, kikaba icya gatanu mu baturage bishimye ku isi. Mu mwaka 2021 kizwiho cyane gucukura no gutunganya gazi n'amavuta ku rwego rwo hejuru ku buryo gishyirwa ku mwanya wa gatatu mu byohereza mu mahanga gazi naturelle nyinshi nyuma ya Qatar iyoboye n'Uburusiya bwa kabiri. Abakizi neza bahamya ko ubukungu bwaho bwazamutse mu myaka itari ya kera kuko mbere y'ikinyejana cya 19 cyari ku rutonde rw'ibikennye cyane mu Burayi. Norvège ni ya 13 mu bihugu byiza cyane ku isi, ikaba ya 11 mu bifite ubuzima bwiza ndetse ni ya mbere ishyira mu bikorwa ingamba zo kurinda imihindagurikire y'ibihe. Aha hakaba hari byinshi bikunze kugarukwaho byihariye kuri icyo gihugu cyuboye n'umwami Herald wa gatanu ndetse na Elina Sulberg na minisitiri w'intebe. Urugero, inyoni yo mu bwoko bwa Moncheto yahawe izina rya Sir Nelson Val wa gatatu ifite ipeti rya brigadier mu ngabo zirinda umwami w'icyo gihugu. Iyifatwa nk'umutsindo mu bihe bitandukanye yahawe amapeti maze igenda izamurwa mu ntera ku buryo ubu igeze kujya brigadier yambitswe mu mwaka 2016. Yahawe amashimwe n'imidari byinshi kubera uko yigaragariza neza abashyitsi ikanarangwa n'imyitwarire myiza. Muri icyo gihugu kandi buri wese utuye muri Norvège umutungo we niyo rwaba ari urwembe ubugaragara mu ikoranabuhanga yo yinjiza ku mwaka n'umusoro yatangira. Ibyo bikorwa hagamijwe korohereza itangazamakuru kumenya bishyura imisoro myinshi n'abatunze agatubutse
kurusha abandi. Binafasha kandi guhangana n'inyerezwa ry'imisoro kuko iyo hari uwishyura mike kandi ubutunzi bwe bwiyongera ku muvuduko, icyo gihe atangira kwigwaho. Norvège kandi yayobowe imyaka 5 na guverinoma iri mu buhungiro hari mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo icyo gihugu cyafatwaga umwami Hakoni wari ugitwaye n'umuryango we. Abari bagize na guverinoma iyobowe na Johan n'abandi bayobozi bahahungiye mu Bwongereza bahamaze imyaka 5 ariho bakorera ndetse bategura neza uko bazagaruka guhangana n'Abadage, ariko noneho babifashijwemo n'Abongereza. Ikindi kirenze kuri iki, kuva mu mwaka w'1901 bihabwa abakozi b'indashyikirwa mu guharanira amahoro bitangirwa muri Norvège. Nawe urasobanukirwa neza impamvu Alfred Nobel wari umunyasuwede ajya gutabaruka yasabye ko umutungo we wazakoreshwa hashimirwa abakozi bifitiye akamaro gakomeye rubanda, maze Nobel agahitamo ko cyazajya gitangirwa muri Norvège. Aha rubanza ari uko mu ntambara ebyiri z'isi yose zashyamiranyije ibihugu by'ibihangange ibidafite ubushobozi buhanitse bikagenda byiyunga ku mpande zihanganye bitewe n'urwo byifuza gushyigikira, ariko Norvège yo yatangaje ubugira kabiri ko nta ruhande na rumwe bogamiyeho. Ndi Berwa Gakuba.